Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ni kenshi twigomeka kuri Allah tukanyuranya n'amategeko ye. Uyu munsi tujya kurebera hamwe Hassan al-Basri, umugabo yaraje aramubwira Sheikh, nshaka ko umunyemerera nkagira ibintu nyuranye n'amategeko ya Allah. Sheikh ntabwo ahise amucyaha kuko mu kwigisha hikima. Yaramubwiye ati sasa nanjye ibyo bintu ngenda bikwemerera, nunyemerera nawe ukansubiza ibintu bigera kuri bingahe? Bitanu. Nunsubiza ibintu bingahe? Ibintu bigera kuri bitanu. Ndakwemera nunsubizamo kimwe byibuze, nkwemera ibyo gukora ibyo ushaka. Icya mbere yamubajije ni iki? Yaramubwiye none sasa genda ujye gukora ibyo byaho ushaka, ubikorere mu mutungo utari uwa Allah. Urabikora ku butaka butari ubwa Allah yaremye, ubikorere mu nyambaro y'ibyo wambaye, mu byavuye mu byo Allah yaremye, bitari mu ngabire za Allah. Ushaka ahantu ujya gukorera ibyo ushaka ariko ubikorere mu ngabire zitari izande, zitari iza Allah. Tubyibazeho gatoya Abayisilamu. Ugiye isi yaremwe n'Imana, imyambaro wambaye, inzu wubatse, byose ni ibyande, ni ibya Allah. Ni nk'uko wajya mu rugo, ibaze kujya mu rugo iyo turi kosereza Allah rimwe na rimwe turabyirengagiza. Ibaze kujya mu rugo ugasanga urugo rumwe nyir'urugo, warangiza ukajya kugira gute ukanyuranya n'amategeko ye. Ubwo sasa sohoka uve mu rugo nyine rwa nyir'urugo, uve kuri isi ya Allah, uve mu byo yaremye, ushaka ahantu nyine hatari mu byo Allah yaremye, hanyuma ukora ibyo ushaka. Nuhabona basi. Niba ntaho rero, umugabo ati ntaho. Sasa icya kabiri Sheikh aramubwira noneho, shaka ahantu noneho Allah ataza kukubona. Ahantu Allah ataza kugira gute? Ataza kukubona. Rimwe na rimwe dutinya abantu kurusha uko tugira gute, uko dutinya Imana. Urugero umuntu ajya gukora ikintu akajya areba hirya, arebaguza hirya no hino, akibaguza areba ko nta muntu ugira gute, nta muntu umubona. Ariko akibagirwa ko ijisho rya Allah aho ngaho abantu batari kumubona rigira gute, rimubona. Uburyo bagatinya Imana, uburyo ugiye gukora ibyaha, uburyo wiherera, uburyo ufunga inzugi, uburyo ikebaguzwa, uba ugomba kuzirikana aho ngaho Imana iri kugira gute, ikubona ugatinya Imana kurusha uko utinya abantu. Cya gatatu aramubwira Sheikh, aramubwira none sasa genda ushaka ahantu abamarayika bataza kukubona, ku buryo bataza kukwandikira. Umugabo abona ntaho. Aramubwira ntaho Sheikh. Cya kane aramubwira none sasa marayika uri ushinzwe gukuramo roho naza kaza gutwara roho yawe, niba uzi ko uzamubwira ngo hoya cyangwa ukazagera resistance ukavuga ngo ntago ndi bugende, genda ujye gukora ibyo ushaka. Umugabo aravuga ati nacyo cyo ngicyo nacyo nta wagicika. Cyanyuma Sheikh yamubwiye ni iki? Yaramubwiye sasa none niba ku munsi umwe uko nuhagarikwa imbere ya Allah uzanga gucibwa urubanza, ugende gukora ibyo ushaka, gukora ibyo ushaka. Ariko niba uzi ko uzahagara imbere y'Imana, wabishaka utajya utabishaka, genda ukora ibyo ushaka. Niba uzi ko uri kurya amafunguro ya Allah, ukanywa mu mutungo wa Allah, ukaba mu mutungo wa Allah. Abayisilamu twitonde, tuba turi kujya inama gutya kubera iki? Kugira ngo yawe ngewe uri kubagira inama ndusheho kwibukana roho yanjye, nawe uri kugira gute, nawe uri kwibutswa, nawe urusheho kugaruka ku murongo, kubera ko Uwisilamu ntago umuntu umwe, ntago Imana yadukangurira ko umuntu azayoboka ari umwe. Niba muri suratul Fatiha tuvuga ngo ihdina siratal mustaqim, tuyobora inzira igororotse. Wowe uyoboke, uri buryo bwawe uyoboke, uri ibumoso bwawe, uri umuryango wawe, twese turi kuntum khairu umma, turi umuryango mwiza ukhrijatu linnas, watoranyijwe mu bandi bantu bose. Suko turi inzobe, suko turi bikara, suko dutunze. Niki cyatumye Imana tugira beza? Ta'amuruna bil ma'ruf, no kubwirizanya ibyiza, watanhauna 'anil munkar, no kubuzanya ibibi. Niyo mpamvu buri ngabire zose za Allah dufite, buri kimwe cyose tuzishimira gute? Tuzishimira mu mutima wacu, twemera ko zaturutse kwa Allah. Ubumenyi ufite ntabwo wabibonye kuko uri icyo uri cyo, ibyo utunze ntabwo wabibonye kuko hari icyo urusha abandi, ni ingabire za Allah. Mu mutima ukabyakira, hanyuma ururimi rwawe rugashimira Allah, alhamdulillah, ugashimira Allah. Hanyuma ugashimira cyane. Mu buryo bwa gatatu n'ubuhe? Ni ugushimira mu bikorwa Imana yaraguhaye, ugakoresha ibyo yaguhaye, usangira n'abandi, ufasha abandi, bikaba impamvu y'uko abantu babona ibyiza, n'impamvu y'uko ugira umwiyemezi cyangwa wishyira hejuru. Bityo inshallah saba Allah ko uru rwibutso twaruhererekanya tukarugeza no ku bandi, kubera ikintu tujya kwigomeka tujye tureba ko ibintu bitanu nta hantu tuzabicikira, bityo turusheho kwibambarika ku mategeko ya Allah, kandi
tuzaye muri babandi bibukijwe barangiza bakibuka. Imana iravuga ngo fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, mwibukiranye urwibutso rugira babandi bemera Imana akamaro, urwibutso rusangiza abandi, nawe ubumenyi bukarishaho kugenda bukwirakwira. Dusaba Allah ko atugirira impuhwe, aho tutatunganyije turi abantu, turi abanyantege nke. Ndasaba Allah ko ambabarira namwe ababarire. Nsaba Allah ko dushoboza kandi turushaho kuba mu bibukiranya, turushaho kuba mu bumva ubumenyi, bumva ndetse bagakurikira ibyiza kurushaho. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.